byiza, but also there are many bad. ariko hari n'ibintu bibi byazaga. So famous was prostitution in Corinth. Kandi nanone ubusambanyi bwari buzwi cyane I Korinto. That some were ferried all the way from other countries to come into. Kandi nanone abasambanyi kazi n'abasambanyi b'abagabo bose bazaga baje muri uwo mujyi. Elder Jones in Corinth. Ndeka mabwire ngo mu Bakorinto, they would not talk about prostitution. ntabwo bazigera bavuga iby'ubusambanyi. They coined a special name. Babwitaga irindi zina ryiza. And they would say to each other, talking their own language. They would say, let's go and Corinthianize. Corinth was very rich. It was rich economically. It was rich culturally. Corinth was rich socially. Corinth was rich educationally. And to some extent religiously as well. That a man would leave home in the morning in Corinth. And when he is asked by his wife, Daddy, where are you going? Then he would say, I'm going to the marketplace. What are you going to do there? He says, I'm going to philosophize. Thank you so much. I can't thank you enough for anyone who follow JephGadi TV on YouTube. Please subscribe, like and share. Elder Jones, thank you so much. Elder Bailey and Mom Bailey over there. Thank you for hosting us so beautifully. I've been to your country many times. I preached in Kigali English Church. I have an old friend there of over 30 years, Gerald Zirimwabagabo. I even held a campaign in one of your churches there. 2 Corinthians 8 verse 9. 2 Corinthians 8 verse 9, it reads as follows. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for our sakes he became poor, so that you and I,
through his poverty we may become rich. kugirango njyewe nawe biciye mu bukene bwe tuba bakire. I want to read this text again. I want you to listen to it carefully. ndagira ngo nongere isomo ndisubiremo maze muryumve namwe mwitonze. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. kuko muzi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo uko ari umutunzi. Though he was rich, kuko ari umutunzi, yet for our sakes he became, maze agahinduka umukene ku bwanyu, so that we through his poverty kugirango ubukene bwe bubatungishe, we might be rich. bubatungishe. May God add a blessing to the reading of his word. Imana ihe umugisha ijambo ryayo. Heavenly Father, as we interpret your word now, may we do it correctly. Data wa twese uri mu ijuru, ubwo tugiye gusobanura ijambo ryawe utwigishe kurisobanura neza, The way heaven would do it. nk'uko ijuru ryakagombye kurisobanura. Thank you for lending us this pulpit, Lord, urakoze cyane kuko unyemereye guhagarara kuri uru ruhimbi, because we're not worthy to be here. kuko ntabwo turi intungane kugira ngo duhagarare aha ngaha. Thank you for hearing our prayer and for blessing us. urakoze cyane kuko wumvishije isengesho ryacu ukaba uduhaye n'umugisha. In Jesus' name, mu izina rya Yesu, amen. Corinth was very rich. abakorinto bari abakire cyane. It was rich economically. abakorinto bari abakire mu by'ubutunzi, It was rich culturally. kandi bari abakire mu by'umuco. Corinth was rich socially. abakorinto bari abakire mu bijyanye n'ubusabane. Corinth was rich educationally. abakorinto bari abakire mu bijyanye no kwiga, And to some extent religiously as well. kandi nanone mu bijyanye n'iyobokamana bari abakire. Why am I saying all these good things? kubera iki ndi kuvuga ibi bintu byiza gusa? Economically, none ku bijyanye n'ubutunzi, Corinth boasted of 2 ports. kandi abakorinto bari bafite inshuro ebyiri. Now, any city even today ndetse n'umujyi uwo ari wo wose uyu munsi, that has 2 ports ariko abakorinto bari bafite inkubwe is byiza, very rich. bari abakire cyane. You know why? mbese muzi impamvu? Because ships would come from this angle and this angle. bitewe n'uko amato yagombaga guturuka hakurya n'agaturuka hakuno, bose baje i Korinto. Business flowed from Italy and Spain in the Western Asia Minor at that time. abantu bose bavaga muri Aziya ntoya, bavaga mu Butaliyani, bavaga muri Europe, bose bazaga i Korinto. On the other port, business came from Phoenicia and Egypt. abandi bavaga muri Egiputa, abandi bakava muri Efeso. So Corinth was rich. mbese abakorinto bari abakire. You know what happens when ships come into the port? mbese muzi iyo ubwato buri kugenda ku cyambu, They bring spices. bagenda bazana ibirungo, They bring clothes. bazana ndetse n'imyenda, They bring food. bazana ibyo kurya, They bring spices. bazana nanone bya birungo bitandukanye. Same thing in Corinth. ariko bazana ibintu byinshi cyane bitandukanye nk'ibyo So muri it was a Korinto. melting pot of people. ariko bari abantu batandukanye kandi bavuye ahantu hatandukanye. But Corinth was rich also culturally. kandi nanone abakorinto bari abakire mu bijyanye Or n'umuco, what we would call educational. ibyo twitaga ngo ni ukwiga cyangwa edikasiyo cyangwa amashuri. It was a very cultured place. bari abantu nanone bafite n'iby'umuco ahantu hatandukanye. Why am I saying so? kuko ndi kuvuga ibi bintu byose, When ports come, igihe ubwato buza, some people come, they never go back there. abantu benshi bavuye mu bihugu byabo barazaga ntibazasubireyo. So it was a melting pot, a cosmopolitan people, lots of people speaking different languages. bari abantu benshi batandukanye bavuga indimi zitandukanye, bava ahantu hatandukanye, amoko atandukanye. Corinth was known for its philosophy. abakorinto bari bazi ku bijyanye n'ubuhanga bwawe. The Italians, the Germans, the Greeks, the Africans came together there. abagiriki, abataliyani, abanyafurika, abahanga bose bazaga i It Korinto. was usual byari ibintu bidasanzwe. that a man would leave home in the morning in Corinth, byari bisanzwe ko abantu bava mu nzu mu gitondo kare bakagenda, and when he's asked by his wife, "Daddy, where are you going?" umugore akamubaza ngo mbese mukunzi ugiye hehe, Then he would say, "I'm going to the marketplace." akamubwira ngo ngiye mu isoko. "What are you going to do there?" mbese ugiye gukora iki mu isoko? He says, "I'm going to philosophize." ngiye kuvuga iby'ubwenge. So there was lots of philosophy. bari abantu benshi bafite iby'ubwenge n'ubuhanga I butandukanye. would bring my African philosophy. njyewe ndazana ubuhanga bwanjye bwo muri Afurika, Someone would bring his Italian philosophy. undi arazana ubuhanga
bwo mu Butaliyani. One would bring whatever philosophy Ubundi arazana ubuhanga ubwo aribwo bwose. and would try at the marketplace to see who has a better philosophy. Noneho tugatangira kugaragaza bwa bwenge kugira ngo turebe ufite ubwenge buhambaye. Was also rich religiously. Kandi nanone abakorinto bari abakire mu In one city, mbese mu mugi umwe there were 12 temples. bari bafite insengero 12. And there were over 1,000 priestesses of love. Nanone kandi bari bafite ibirenga igihumbi utwavuga mu dusengero dutoya cyane. One goddess who was mostly visited. Kandi hari abantu nanone hari urusengero bakundaga gusurwa cyane. And that was the goddess of love. Kandi nanone iyo ngiyo yari imana y'urukundo. And her name was Aphrodite. Kandi iyo mana yitwa ngo Aphrodite. So people came from all over. Abantu benshi bazaga bavuye ahantu hatandukanye. And when people come together, Kandi abantu babaga baje hamwe. there are many good things. Hari ibintu byiza. But also there are many bad. Ariko hari n'ibintu bibi byazaga. So famous was prostitution in Corinth. Kandi nanone ubusambanyi bwari buzwi cyane i Korinto. That some were ferried all the way from other countries to come in. Kandi nanone abasambanyi kazi n'abasambanyi b'abagabo bose bazaga baje muri uwo mujyi. Elder Jones in Corinth, ndeka mabwire ngo mu Bakorinto they would not talk about prostitution. ntabwo bazigera bavuga iby'ubusambanyi. They coined a special name. Babwitaga irindi zina ryiza. And they would say to each other, talking their own language, baravuga ngo babivugaga nyine ngo ni ukuganira mu ndimi zacu. they would say, let's go and Corinthianize. ngo reka tugende dukore iby'Abakorinto. And those people who knew the language and the lingua, they understood. none babandi bari bazi ururimi n'umuco wabo bajyaga bamenya ibyo bashatse kuvuga. But unfortunately, ariko nanone as they were doing these all other things, ibyo bakoraga ibintu byose bitandukanye, it should not be like that. ntabwo ari kuko byari ko kuba bimeze. These things, they found their way into the church. ariko noneho bya bintu baranabize nyabizana mu rusengero. That's why he talks about divisions in Corinth. niyo mpamvu Pawulo yavuze ku bijyanye n'amacakubiri mu They were rusengero. philosophizing in the marketplace. hari abantu b'abanyabwenge mu soko, On Sabbath, they would bring, ariko bwa bwenge bwabo bakabuzana no ku sabato. they would read the Sabbath school and read into the Sabbath school their philosophy. none bakasoma ishuri ryo ku isabato bagasoma kwakira mu bwenge That's bwabo. why there were erroneous teachings in Corinth. niyo mpamvu hari inyigisho nyinshi ziyobya mu That's why Korinto. there are theories that were strange in the Corinthian church. ariko nanone niyo mpamvu bwa bwenge bwabo bwajyaga buzana That's ibintu why bitazwi i there were Korinto. divisions in Corinth. niyo mpamvu byazanye ibice n'amacakubiri mu itorero ry'i Korinto. There were litigations in pagan courts. niyo mpamvu hazaga rimwe na rimwe bakajya no mu nkiko There z'abapagani. was too much boasting in Corinth. hari ibintu byinshi bitandukanye. They were boasting about the supremacy of their knowledge. none bagatangira kuvuga ngo bareka bajye imigabo n'imigambi bagaragaza umurusho Remember, n'ubwenge. those men and children, women and children were sitting at the back. mwibuke yuko abagore n'abana bicaraga inyuma mu rusengero. And on some Sabbaths, they would take their caps and they would throw them in front where men were sitting, and they were saying, we don't want these hats, we don't want these hats. none bitewe n'uko abagore bajyaga baza bagafata za ngofero bari bambaye cyangwa ibitambara mu muco wacu bakabijugunyira ba bagabo ngo ntabwo dushaka ibintu ntabwo There were dushaka ibintu. also an unbridled religious enthusiasm. kandi nanone bazanaga ibintu by'iyobokamana bakabihindura ku bintu bishimishanya, which tended to convert spiritual privilege into social license. no. That sweet sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Let's try the last stanza. Oh, through many dangerous toils and snares, we have already come. 'Twas
remind you, it is this grace ubuntu that will lead buzatujyana us home. butugeze mu rugo. Elder Jones, Elder John, this grace is so simple yet amazing. ubuntu buroroshye kandi buratangaje. This grace has been attacked for many years and yet remains undefeated. ubuntu bwabaye igihe cyashize kirekire kandi nanone This ntabwo grace buhangarwa. has been imprisoned and yet remains unchanged. ubuntu bwarafunzwe ariko nanone buracyariho. There are many countries that barred this grace from going in there. ndetse hari ibihugu byinshi ubu buntu butemerewe ko bwinjirayo. But this grace remains unstoppable. ariko ubu buntu ni indashyikirwa kandi ntibuhagarikwa. This grace has mostly been debated. ubu buntu ni ubuntu buhora buvugwaho buri munsi. But this grace remains undisputed. ariko ubu buntu nanone bugumana ubudahangarwa Many people bwabwo. have written about this grace, abantu benshi bandika n'ubu buntu, and yet there is no pen that has exhausted this grace. ariko nanone nta karamu n'imwe yari yavuga yuko yabushoje. Grace was displayed 2,000 years ago ubu buntu bwaravuzwe mu myaka 2000 bishize, on Calvary's tree. ndetse no ku musaraba i Karuvali, Yet it remains relevant and powerful. ariko nanone baracyafite imbaraga no muri uyu munsi. People have been drawing from this grace for thousands of generations. abantu benshi bagiye bavanwa muri ubu buntu butangaje bakicwa, All sinners have been tapping from it, ndetse n'abantu benshi b'abanyabyaha bagiye bazanwa muri ubu buntu and butangaje, yet it still remains sufficient. ariko nanone ubu buntu buracyari indahangarwa. Challenges sinners to respond, aba bantu ubu buntu bucarenga cyangwa buhindura abanyabyaha and it bakihana, remains unchallenged. ariko nanone buhinduka ubudahindurwa. This grace is timeless. ubu buntu ntabwo bugira igihe, But when coming to save you, it is always on time. ariko igihe bigeze ku gukizwa kwawe buhora n'ubw'igihe nyacyo. Grace engulfs all people, ubu buntu buza n'abantu bose, no matter who you are, ntabwo bwita ku uriwe, no matter what sin you've ntabwo committed. buva mu mudugudu uvamo, And yet this grace remains intact. ariko ubu nanone bukomeza kuba This indashyikirwa. grace cleanses all. ubu buntu twese buraduhindura bukatwoza, Yet it has been able to maintain its purity. ariko nanone nubwo bweza abanyabyaha bwo burakomeza bukaba ubwera. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. Hallelujah. Hallelujah. And I love that old cross, that's so deep, rest and rest for a world of lost sinners was slain. Join me together. Oh, so I'll cherish the old rugged cross. Oh, till my trophies are through God's grace, our potential is superior to our credentials. ubuntu bwacu n'imbaraga zacu ziruta ugutsindwa kwacu. kuri muri ubu buntu We are powerful more than any merit. turi abanyembaraga kuruta abandi bantu bari bose. Through this grace, kuri ubu buntu butangaje we are superior than any grade or greed. turenga ukubabara no kuribwa. Through this grace, kuri ubu buntu butangaje we are better than our best ingenuity. turuta ubuntu bwacu ubumuntu bwacu ko twabaye Through this bose. grace, kuri ubu buntu butangaje our growth and stability in our Christian life
has been impacted in the most wonderful way. reka mbabwire ngo kuri ubu buntu butangaje ubukristo bwacu imirimo yacu imyitwarire yacu byabaye indashyikirwa. We have already been ushered into eternal life. reka mbabwire ngo kubera ubu buntu butangaje twamaze kwandika mu bitabo byo mu ijuru. Ellen White says, Madam White yaravuze ngo in heaven today mu ijuru uyu munsi we have the elder brother of our race. dufite umukuru nyiribihe byose ari we Now mwene if our data. elder brother is there, niba mukuru wacu uri mu ijuru, it just means it's the matter of time before we get there as well. reka mbabwire ngo ni igihe kiri kubura gusa ngo tugereyo. Through this grace, kuri ubu buntu butangaje you and I will miss the second death. twebwe ntabwo tuzigera dushyikirwa n'urupfu rwa Thank you so much. I can't thank you enough for anyone who follow JephGadi TV on YouTube. Please subscribe, like and share.